data yangize kabuna none byaranyokamye none n'uwandemye ubanza yanyibagiwe Mana ko wubaha ndetse nakoze iki nabaye iciro ry'imigani nabaye urugero rubi aho nce baravuga ngo dore wa mutindi dore wa muhanya ise yanze akita nabi gutotezwa kuvugwa bakamfata nkaho nari ikiremwa nk'abandi Uwiteka Mana yanjye nzi ko ushobora byose ubishyireho iherezo Mana mbere kuba urugero rubi nanjye mba urugero rwiza mu bawe nzi ko udatoranya ku butoni byose biri mu biganza byawe Mana Mana ko mwubaha Mana nakoze iki nabaye se w'agahinda shavu na bwihebe nabaye sekuru wabigeragezo ubukene n'agahinda ibibazo by'isi yose wagira ngo nibyo byaremewe Mana mbabarira niba icyo nakojeje kuko nzi ko nakosa utababarira nzi ko uhora n'impuhwe mu biganza byawe uhora n'ibyiza mu biganza byawe undindire ibigeragezo bikomeje kwisukiranya Mana ndakubaha nkanakubahisha Mana nungirira neza nzibuka n'abasigaye ntabwo nzigera nitwa kwibagirwa
nzahora ndi kwibuka kugira ngo nzibuke n'abandi. Mana ndakubaha ugira unyibuke. Bana we, noneho akazi k'uyu mugoroba ndagahera he? Ubu abana barantegereje, imbabura ibyombo natoje, ko nanjye nari naniwe, kuruhuka byari bikwiye pe. Mabuja rwose nawe ikintu cyo gukarabya abana noneho b'abakobwa b'inkumi b'imyaka 18 nabyo rwose nuko nyine mbikubwiye wahita unyirukana, ariko nawe rwose ni ukugerageza ni ikigeragezo gukiraho. Ushobora no gusanga nivugisha gutya nabyo nkabizira. Reka nzi ariko umuntu akomeje kumva ko mangara abana niba ari ku irembo niba bagize mubwiye cyangwa bakambwira ukomeye mwebwe mwakomangaga nanjye najyara mu gikari kamwakira wowe mushyitse numvaga mabuja avuga kuri telefone icyo mutwaze kiraremereye nta kibazo ariko nari kirapakiye ariko bigaragara yuko umva wagira ngo harimo nk'ibiro 50 by'ibishyimbo. Navuye mu cyaro bavuye mu cyaro bagupfunyikiye ababyeyi nyine ni karibu inkweto zinjirane nta kibazo. Nanjye nari ndimo ndaruhuka ngicaye hariya niyo mpamvu nakumvise. ese umuvandimwe wanjye we rimwe mufasha akamoto kuri gare ndaje asanga adahari asanga ndahera ako nahamenya asanga uko yumvishe mama namara iminsi arasanga ari mama itege nawe nanubwira mfitiye sumva emukomanda ako nahamenya bageze i Kigali barahindukaga nikaregereze mama Rero umujya mfishe se ari manje kubika biriya bikapu usanze adahari hari ahantu yarasimbukiye ariko yambwiye yuko hari umuntu ugiye kuza niyo mpamvu ukaba wihanganye urazi ko ise buriya muri burayi ndafite iminsi nta n'ikibazo n'undi aba ari buzire muri buganire. Urugendo rero ruba ari rurerure n'akavuyo mbi ku muhanda nageze n'ahangahe numye mu muhogo aho se wakurebera akantu isuka kumanura ivumbi nta kibazo wakoze. Hari fanta yari yasize hariya ariko nabonye ari fanta rinini nimba ari ibipima litiro zingahe reka mushyirire mu kirahure ntabwo rwose nabuzana. Basemo se ntugambe nabona urufata rureshya nk'umuntu yego rwose ariko se reka mbere y'ahangaha kuvuye hariya mu cyaro rero wabuze amakuru yabo bakicaye hari yose reka mbe nicaye ahangaha nabyo nibingwa n'amahoro nta kibazo pe. izo nguko mama gutegura wenda nawe ugomba kwicara muri kuba nanaza nzireba kuziteguye mbese ni nk'uko ivaze ibiteguye nk'ururabo mbese nta kintu ivaze yakora kuko ariko none ni mukuru wawe uzamubona yakubwira ko yaba yarahindutse se aha uzamubona na ni ukuri pe
yarahinduwe n'icyaha ari umuvandimwe wanjye uriya muzi arasenga pe arasenga rwose ntaribi ibyo muvandimwe reka tubyihorere bitanatujyana kure ese ko nakomeje kumva umwana arira ni uwanyu umwana wavutse arira ntabwo ari uwacu n'ubu ahubwo aracyari ni wo mu baturanyi bagizaga sida ni akana gatoya k'umwaka n'igice kagiye mu gikoni batetse igikoma kwa kundi umukozi agisigaho agiye nk'umuntu kaba kakemenaho ku kaguru ni ubushye gusa akaguru dore kameze gutya ariko karimo bagenda bashyiraho imiti uko bwije uko bukeye buriya wabona baba bari kugasigiraho imiti niyo mpamvu abakozi serenatwe ari igihe kubera n'akazi kenshi kandi tubibwira abamama bagiye bagira wenda igihe bahari badufasha kandi ubwo nyiramuja ari muri televiziyo ariko umukozi ari kumwe n'umwana atetse ngaho warandura ibintu kandi mu kanya nabwo bakavuga ngo wiri gukora iki ko tureba n'ubundi bintu bigeze nijoro bitarajya ku murongo rero urumva umukozi muri iryo jagari ryo kubikora byose urumva nawe ukuntu uko akana kahiye ntabwo nyine ejo tuzajya kukareba urebe ukuntu kameze abaturanyi bacu ni hano n'inzu kuyiye nta kibazo n'ubusozi by'uko uzambwira nta kibazo tukagereho none se nawe uturuka muri uriya mudugudu w'agasharu uvukana na mabuja ko turavukanira nuko njye ntabwo nakunze kuhaba nkunda kuba ndi ku ishuri ariko ngo warasoje nibwo nari nshoje niyo mpamvu n'abantu babo buri utabazi ariko habyara uramuzi ndamuzi buriya naramukoreye cyane nakunda kumutundira amafunguro kiri rwa rutoki nanjye ntuye hariya ntuye hariya ubuzima bwaranze nza gushakishiriza inaha rero mukamusi numvisha ari kubaririza umukozi wo gukora mu rugo nanjye nagakora nkigira i Kigali wenda ntazakigura n'abakire nanjye imari ikanyibuka nkari bagasubira mu cyaro hari akantu mfite ese wari umukozi nigikora akazi ko mu rugo igikora ukari gihuza abana n'abakobwa be bafite imyaka 10 umwe w'umunani n'indi w'umukara n'indi w'akara ntureze ko naje gukora akazi nyine nta mugenzani ku buryo umuvandimwe wanjye yakorera abakozi beza b'abakobwa bari bakuru naramubwiye ngo reka nyine abatoze kujya bikarabya kuko ejo bundi bazaba bagiye mu mashuri aravuga ngo abana be nta mpamvu yo kubakoresha mu myenda ikora n'icyo mwenda bariko ngo kataruburira abana wenda mu minsi uzamara hano uzamara igihe kinini se mafite igihe kinini kuko naramubwiye ko nimba ku ishuri nyine nzaza hano abantu bamusinaho cyane nageze amahirwe wenda ndetse wenda ufite umutima wenda uzajya umfasha wenda ubankanabirize nta kibazo rwose umugabo yunamye ari koza abakobwa be mu ndiba bamubwira ngo hano nabyo neza ngo hano ngo mwarambije ntabishamana nyine mafite n'isoni ko ntakunda sinabibwira madamu mbibwiye madamu wanjye noneho madamu wawe si ubwo se umudamu umwe w'akarere mu gufu ukuntu utera uburo ko byaramba umesa umesera nk'abantu asa n'inzobera yarayuranye ariko mu gato kitonda nyine ukuntu wivugira amagi maze avuga menshi n'ubukene aba yiziritse umukanda mu nda inzara iba ari yose yaramutse avuze menshi igifu cyahubuka ariko mbanje ati wenda wowe nabonye ufite agatelefone wenda uzajya uniza agatelefone nta kibazo rwose nta kibazo kuko nanjye hano naramenya amakuru ye ntabwo wabwira amakuru itari agakwiza se dore na mabuja ukwezi kwawe kwa kabiri naba arama n'udufaranga ngo ndebe yuko nanjye nagira uko ngenza abo mu rugo yaramwembaza yambera nubwo reka ntegereze ntacyo ndazasoma umuryango wasize mu cyaro se sinababwira ko mfite umugore n'abana wenda ko wabayeho guteye nta kundi nyine wajya barahinduka nuko byahoze se umara igihe kingana iki ukwezi n'ukwa kabiri
cyane rero njye mu kazi ndumuretse nari muganirije ko mukuraho ihangana nyine cyangwa se uze hanze tube tuganirira hanze kuko nari ndaje ubonye ko yafatishije imbabura rero reka ngire reba ukuntu kuko n'abari abana baba bakeneye gukaraba babonye ukuntu babasanze n'abigaragura mbaba bari mu isayo kandi nanjye mba nanirwa ngira ngo umusozi Imana izabukura Imana zo gukunda iby'abari no kwizera Imana ikunda abakene ndakwinginze utatsemera nawe nari nibere umuntu mubwira ko nigize nicarana hano umva niba ingoma nkuru ni ukuba nakwakiriye adahari uba ntibugire ngo hari byinshi twaganira n'ubu niri bubizi nta kibazo reka njyewe numva ikintu kigikubise wabona ari nsanze hano nicaranye n'umushyitsi ntabwo byemewe se no gusuhuza abashyitsi nigendere rero reka nigende nta kibazo sawa sawa warakoze cyane muryoherwe warakoze cyane ese ntabwo ubwo uyu mukozi abimbwiye kurangira bayanditse kuriya abana ntabwo nabitindaho asanga ari bya bindi by'abakozi n'abakoresha ntawamenya ntamenya iby'umukozi ntamenya iby'umukoresha kandi tukabitindaho ukabugeze mu mujyi umwana iminsi myinshi ushobora kwiga ni byiza ni ukuri iki se mana yanjye nawe ndetse urashoje pe icyo kurasa neza nk'umunyeshuri icyo mwandushije rwose ubonye ukuntu kwiga ari byiza ariho byoroshye igisigaye ni akazi nakundi kandi nzakabona ariko kubera Imana umva shaka umva nawe naje mu baturanyi nakunze kugutegereza afitiwe ubwo hari akantu umuturanyi yaramumaga ngo ngende ambwire anagira ariko ndabona rwarubura n'uburyo bw'umuhazi bwanjye hano wari uri hazi rwakwakira Imana ishimwe oya se kandi oya ibyo tubyihorere ni muri bose mumeze mute tumeze neza baraba usuhuza n'ubwo babeshye kubasura ngo barahebye bari kumvumagura umva ngo barahebye neza neza n'ibihangane nzabasura ndabatekereza ntabwo reka ati musuhuza ariko umva waramwanze oya ntabwo natswaga ejo ngo nzaza kubasura kwa heri ejo bundi umva mugende byinshi umva iyo babaga isura guhera kwa hema ko nkubaza mbaza wese yakubaturanye koga mwiganaga aho ruguru bikaba nimba ari Chantal uno wiraburaga muremure makuraga kujyana na mana simba yitwaga mu cyaro mba narabibagiwe wirengagiza ngo yitwaga Chantal wo ruguriya ndabyibutse ngo musuhuze yego disi we ako disi mba mahirwe cyane nzabasura reka ndakubwiye ngo mba mbitekereza nkabitekereza ariko n'ubu ntabwo biramba mu rundi ibyo tuzabiganira ufite iminsi myinshi ariko hano byibushye ameze neza pe kigali rwose kabisa icyaro n'umujyi biratandukanye ndabibona uraje uravuga ngo urakeye maramo nk'ikigo rero uzajya cyane bakwiyorewe iwe cyonze iki umujyi wowe ugezemo none ufite umukozi bwo rero kuri umukozi kuno njyaje ndamuzira muri quartier iwacu era muri mwana umbaza amacumu se dushobora no kuburuza umubanye neza se umva umva wifata cyane uracyari aha ngaha nawe uzabyibonera ariko ntabwo wandika umukozi gutese oya ntabwo njya mutuka hari igihe mba mfite ibintu byinshi mu mutwe nawe akanjagaraza arajagaraza neza ibintu byose Imana ishimwe cyane mbazi nzi ko n'ubwenge cyabugira ntabwo ubwenge habe nyifata n'igituzuye none se bibanza ubwenge abana bahora bambwira ngo tuzajya mu cyaro ryari nabyo ubundi kwipanga nibyo ndiho umunsi naje munyitega nzaza mbese niyo nkari mvana mbese nta n'umwe uzasigara yego nta n'umwe uzasigara se bacyari ku ishuri se
baba bavuyeho nyine bagacamo mu baturanyi baherekeza utundi twana tugenzi twatwo umuturanyi bisi muzana yewe aba yaje baba yaryamye abayikuzukana nk'abandi bo baba baciye mu bana b'inshuti bakora amawaka bagira iki ibintu nk'iyo yo kuza hano niyo ntego kandi ubu hageze amahoro tukamara imvana mutakirira imbere yego ese uri gukunda niwe we mbahora n'iki sikara mu modoka umwanya iki ntabwo byabura we umva ngwino muri kantu uruhukira hanyuma maze n'amazi ujye muri dusuye ko ubone umva uba wananiwe ubu n'umwuka mubi n'iki ngira n'isereri mu modoka rero ngwino byose ubigirira ahangaha umva ko ari byose byarangiye